Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nihashimwe kandi asizwe nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro imigisha ibisizo bisakare ku mukunzi wacu umwarimu wacu ari we Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We wamanuriwe igitabo cya Qur'ani akakiduha cyuzuye nta cyagabanije na cyongeho akakitwigisha paka tugisobanukiwe. Dore kandi icyo gitabo cyonyine bishobora ko umuntu yafata mu mutwe kandi ari kinini cyane. Amahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa y'Imana Nabi Isa mwene Mariam ariwe bakunze kwita Yesu. Uyu munsi ngiye kubwira ibintu bitatu wakirinda kugira ngo utangiza igisibo cyawe cya Ramadan. Ndabwira cyane urubyiruko. Ikintu cya mbere wakirinda kugira ngo utisha igisibo cya Ramadan yawe ni ikigare bisanzwe ugenderamo. Iyo ufite ikigare ugenderamo gishaka kwicisha igisibo cya Ramadan muri ubu buryo. Cya mbere ushobora kujya nk'ahantu mwasanga bamujya gutembera umupira, ugasanga bibaye ngombwa yuko ubaye sociable ukavugirayo amagambo atashimishije Imana, ndavuga amagambo nyandagazi. Icya kabiri ushobora kwirinda ni umukobwa utari umusilamu cyangwa se umuhungu utari umusilamu umukobwa. Nukuvuga ngo iyo uri kumwe n'umukobwa utari umusilamu muzi uburyo amarangamutima adusatira twembi ku ruhande rw'umugabo no ku ruhande rw'umugore. Ukuvuga ngo icyo gihe bishobora gutuma igisibo cyawe cya Ramadan cyangirika kubera yuko iyo kumwe n'umukobwa amaraso ndetse n'umubiri birakurana kugiraho wowe imbaraga zawe zitakaye usiba bikabirangiye ukavuga ati ikangira icyo nkora nzagisubukura nzakishyura nta kibazo. Guseka icyo gisibo ubukishe mu buryo butateguwe. Ikintu cya gatatu rero ushobora gukora ari nacyo cy'ingenzi, kuvuga ngo ushobora kuba wajya ku musigiti ukwegereye. Usibye ko niyo utakwegereye bakubwira yuko intambwe imwe uteye ujya ku musigiti cyangwa se ujya ku nzu y'Imana, nyagasani akubarira akagukubira inshuro z'intambwe wateye. Urumva yuko kuba kure y'urusengero rwawe kariko byita cyangwa se kuba kure y'umusigiti wawe aricyo gihe cyiza cyo kuba wakongererwa amasababu y'ibyiza byo kujya ku nzu y'Imana. Iyo ubonye bidashobotse kujya ku musigiti ushaka kujya mu nzu yawe ugashaka Qur'ani ukaba uri kusoma kwazi Qur'ani ukwifaza watazi Qur'ani ukaba muri yibutsa aya. Mubwo buryo rero niyo iki kiganiro giteguye kugira ngo nyishyire kuri platform ya YouTube channel, Instagram, TikTok kugira ngo nibura kibe inyigisho kuri wowe ubishaka, kuri wowe wabigenewe ndetse no kuri wowe ugiye kubireba. Ariko kora subscribe kuri YouTube channel yacu Inzego Kabiri.